Urashaka gutera imbere? Ndizera igisubizo cyawe ari yego. Ubu wageze ahantu heza. Kuko ngiye kukubwira uburyo bwiza bwo gucunga umutungo ndetse n'ukuntu wakwirinda gukoresha amafaranga yawe ku bintu bitari ingenzi. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu 7 abakene batakazaho amafaranga kandi bazi ko bari kuyashora ahantu hazima, nk'uko tubikesha Warren Buffett, umushoramari ukomeye uyu mubumbe wacu ufite. Icya 7 ndizera ko kiraza kugutungura. Icya mbere, abakene batakaza amafaranga yabo bagura inzu. Yego niko bimeze, abakene batakaza amafaranga menshi bagura inzu. Ku ntangiro ab'umukire cyangwa umukene nta nzu baba bafite, ariko umukire abanza gushora umutungo mu bintu biri bwunguke vuba kurenza inzu, hanyuma akabona kuyigura. Ariko umukene afata amafaranga yose amaze igihe kirekire yizigamira, ndetse akagerekaho n'inguzanyo azishyura imyaka n'imyaniko, hakaba n'igihe arandi madeni ku ruhande rugeretse. Kugura inzu ntabwo ari bibi, ariko igihe bigusabye kwitangaho umutungo wawe wose, ntabwo rino riba ari ishoramari ryiza, kubera ko buri shoramari ryose rikorwa haba hari ijanisha ry'igihombo rigira, riba rikwiye gutekerezwaho mbere y'uko rikorwa. Abamiliyoneri benshi ntabwo bihutira gushora ijanisha rinini ry'umutungo wabo mu mazu. Akenshi batangira bakodesha, babona bamaze kugira amafaranga yo kugura inzu akaba ari bwo bayigura. Ni ingenzi cyane rero kwirinda gufata amadeni y'umurengera ugura inzu. Icyakora mu gihe ufite amafaranga ahagije, kugura inzu ni ishoramari ryiza. Icya 2, abakene batakaza amafaranga menshi bagura imodoka nshya. Kugura imodoka nshya ni umwe mu myanzuro itari myiza ifatwa n'abantu benshi muri iki gihe, kubera ko iyo uguze imodoka ikiva mu iduka ihita itangira gutakaza agaciro. Uko ugendera mu modoka niko nayo igenda itakaza agaciro. Umwaka umwe ujya kurangira itakaje agaciro kari hagati ya 20 na 30%. Imyaka 5 izajya kurangira itakaje agaciro kagera kuri 60%. Mu gihe imodoka ikenewe, aho kugira ngo hafatwe ideni ryo kugura imodoka nshya, ibyiza nuko hagurwa imaze imyaka 2 cyangwa 3, n'ubundi nayo ibikiri nshya kandi itari kugura menshi ugereranije n'ikiva mu iduka. Icya 3, abakene batakaza amafaranga menshi mu rusimbi. Ikibi cy'urusimbi, umuntu ugiye kurukina aba yiyumvisha ko gukina rimwe nta kintu gihambaye byahungabanya ku mutungo we. Gusa ikibazo kiza kuvuka nuko rukomeza kumusunikira kongera kugerageza kugeza ubwo yisanze mu madeni bizamugora kwikuramo. Icya 4, kwishyura gym kandi mu by'ukuri udakunda siporo ku buryo buhambaye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu mwaka wa 2017 abantu miliyoni 61 bari barishyuye gym mu buryo bw'igihe kirekire. 70% barekeye aho kujyamo nyuma y'amezi make bayigiyemo. Abantu benshi bajya muri gym kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bagire n'umubiri umeze neza. Muri gym haba hari ibikoresho bitandukanye bifasha abashaka gukora imyitozo ngororamubiri ituma bagira imiterere imeze nk'uko bifuza. Ariko abantu bayijyamo badafite inyota ihagije yo kugira ngo bagere kuri iyo miterere bifuza, barambirwa vuba bagahita babivamo. Mu gihe umuntu aba adafite imbaraga muri we imusunikira gukora imyitozo yo gufasha umubiri we kumera nk'uko abyifuza, aho gutanga ayo mafaranga muri gym kandi utazahora ujyayo, ibyiza nuko yakorera imyitozo ngororamubiri iwe cyangwa ahandi hantu hasanzwe, akajya agenda n'amaguru cyangwa akirukanka cyangwa agakora izindi siporo nko gukinana n'inshuti ze umupira cyangwa indi mikino, akagerageza gutoza ubwonko bwe gukora iyo myitozo buri gihe. Icya 5, kugura ibigezweho. Abakene bakunda kugura ibigezweho batanabikeneye cyane kandi batitaye no ku giciro cyabyo. Akenshi ushobora kubona abamiliyoneri bashoboye kugura imyenda ihenze, inzu yo kubamo y'ikitabashwa, imodoka idasanzwe. Ukabona bashobora kugura ibyo bintu bigezweho kandi bakaba banagura byinshi muri byo, ariko ukabona mu cyimbo cyo kugura kositime y'ibihumbi 500 yiyambariye itagera no ku bihumbi 80, cyangwa akamara imyaka myinshi akoresha phone imwe. Kugura ibintu udakeneye ngo nuko bigezweho gusa, akenshi ntabwo aba ari amahitamo meza. Icya 6, kureba televiziyo no gukina za video game. Byagaragaye ko abakene ndetse n'abantu bari ku rwego ruciriritse
aribo bakunda kumara umwanya muremure bareba televiziyo ndetse bakanakina ya mikino ikunze kuba muri za telefone na za kompiyuta izwi nka video game. Akenshi usanga hari amafaranga menshi akoreshwa kugira ngo hagurwe ifatabuguzi rya televiziyo ndetse na za video game zigezweho. Hakiyongeraho n'umwanya munini utakarira mu kureba televiziyo ndetse no gukina za video game, kandi uwo mwanya wagakoreshejwe basoma ndetse baniga uburyo bwiza cyangwa bushya bwo kubageza ku iterambere. Icya karindwi, gufata ikiruhuko cy'igihe kirekire. Gufata ikiruhuko maze ukaba watembera ahandi hantu hatandukanye ni byiza kubera ko bituma ubona byinshi utaruzi ndetse bikagenda bikwagura mu rwego rw'imitekerereze. Ariko biba ikibazo iyo umuntu afashe ikiruhuko cyangwa ubutembere bw'igihe kirekire, bishobora gutuma akoresha amafaranga menshi arenze ayateganijwe, bikaba byasunikira umuntu gufata amadeni. Ni byiza ko mbere y'uko hategurwa ikiruhuko cyangwa ubutembere hategurwa n'amafaranga azakoreshwa. Murakoze cyane kureba iyi video. Wakora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Wayikunze wabitwereka ukanda like cyangwa ukatwandikira muri comment. Ngendi Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.